Yes, nagarutse rero Clever Bemba kw'Intare official, muraho mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Ndabakunda cyane, Uwiteka akomeze yibanire namwe muri uno mwaka mushya twatangiye, uzatubera umwaka w'amahirwe, umunezero n'intsinzi ku Ntare za Sanamwe ndetse n'Amadubu. Hari umuntu wambwiye ngo Bemba ngo dukunda amakuru yawe, ariko ngo reka amarangamutima bijya biza umuntu atabiteguye. Mujye mwibuka nk'igihe yongeze ku rupfu rw'abantu banjye bishwe na Inyasi ndetse na Banyeganyega, amarangamutima araza, noneho nkibuka navuze n'ibitari ngombwa, nkibuka nashyizemo rwose ibintu kuko kugira ngo bafate umuryango wanjye abantu 14 babafate babashyire mu nzu babatwike hariya Itambi. Iyo mbyibutse numva umutima wanjye sinzi ahantu hugiye. Reka bareke byo nere kubitangiriraho, ahubwo mbibwirire amakuru uko byitwaye hirya no hino. Mama 23 Alliance Fleuve Congo batangije operation idasanzwe, operation najyaga numva kumva kuri radio, niba ari radio DC, hari itangazo ngo fata umujura, gufata umujura. Nuko ngo hatangijwe operation yitwa operation Fata Domi, operation Fata Mbitezi, operation Fata Defenderi. Abandi bo bamaze guhunga urugamba, ibyo ngibyo nibyo tugiye kuza tunyuremo, uburyo uru rugamba rwatangiye, aho ba Dominique Ndaruhutse bari, aho ba Mbitezi bari, uburyo bagiye batandukana n'abitwa ba Bigabo, uburyo Defenderi yabashije kubageraho. Defenderi se iriya nterahamwe yaba yaratangiriye hehe? Uno munsi se Defenderi na Dominique Ndaruhutse ndetse na Mbitezi baherereye ahagana he? Ni operation ngiye kuzamo. Gusa rero mbifurize abari muri groupe y'Intare official mukomere cyane, mugubwe neza. Ndamya ko mumaze kuba benshi, tumaze kugira abantu bari muri groupe bageze muri 600. Rero buri muntu atanze igitekerezo cye ni inyamibwa. Reka nshimire abantu batubaye hafi mu kumfasha bakanantera inkunga muri rwa rugendo nakoze ndi kwerekera Uvira. Barakoze, Imana ibahe umugisha, aho mwakuye Imana igende isubizeyo. Yes, reka rero twikomereze n'ubundi twigendere muri ziriya operation ziri gukorwa n'Intare. Intare ziri gukora operation zimeze nka za operation nanabonye abanyamerika baje gukora operation idasanzwe. Ni operation ikomeye, aho baje kujyana umwe mu ba perezida b'ibihugu, bakamushimuta rwose bakamujyana. Ibingibi nabyo ntabwo byoroshye, ariko akenshi reka mbabwize ukuri, izi operation n'ubundi Alliance Fleuve Congo Mama 23 ijya inazikora, ari ukubabeshya, ijya inazikora. Mubishe iriya operation yakorewe hariya Zampeti, aho batwaye Gatiusha ndetse n'abasirikari barabatwara. Iyo ni operation Alliance Fleuve Congo Mama 23 yakoze, kandi ari operation rwose y'ubuhanga, operation irimo ubwenge bwinshi. Kumva ni operation irimo ubwenge bwinshi Alliance Fleuve Congo Mama 23 bakoze. Ino operation rero Fata Domi, operation Fata Mbitezi, operation Fata Defenderi iteye uti. Abarwanya ariko bamaze kubashiraho, nubwo wenda turaza kuvuga gake hariya muri territoire ya Masisi muri groupe Mabashari Mokoto, ariko turaza kuhavugaho gake, ariko tuninjire muri Makobora no muri iriya misozi ya Katongo uko byitwaye kugeza amagingo yangaya Intare za Sanamwe n'Amadubu icyo ziri gukora. Reka nyitangire rero urugamba rugitangira. Murabizi ko Dominique Ndaruhutse we numwe muri babandi batangiye bakorana n'interahamwe. Uriya mutwe witwa CMC niba ari FDP, ni umutwe watangijwe n'interahamwe, aho commandement y'interahamwe cyangwa FDL yagiye iricara iravuga iti ntabwo tuzakomeza gukoresha aba bana b'Abanyarwanda bonyine, ahubwo bashobora kuzatwirukaho. Leta ya Kongo igiduhinduka, ndetse ubona ko n'imbaraga za Mama 23 ifite imbaraga n'ubundi zidasanzwe, noneho bikazaza kuzatugiraho ingaruka. Reka dushakishe uburyo twakwiyegereza intagondwa z'abahutu zifite ideology abo twabanye,
ndaza kubabwira abantu bagiye babana na FDLR kuva mu bwana bwabo bakira abasore bari kwiga segonderi bakagendera muri izo ideology anaribo izo nteramwe zifashishije kugira ngo batangirane nazo bakomezanye nazo noneho bazihereze imitwe yitwaje intwaro bayiyobore. Turaza kurebera hamwe n'abandi n'ubundi bagiye bava muri izo FDLR bakabohereza muri iyo mitwe kugira ngo bagende bajye gufasha FDLR, bajye gufasha iyo mitwe ariko ari aba FDLR bigize abakongomani. Reka wenda manze nabavuga abagize abonzi bagize muri iyo mitwe yitwaje intwaro ya Kongo ifatwa nka Force Armée Négative ariko ziri nationale zitari z'aba étranger, zitari z'aba étranger, iz'aba étranger ni FDLR ndetse n'abarundi ziriya izo ngizo nyanumva ngo za Red Tabara wenda nuko zo nta zibonaho za Codeco za DF na rurizane z'aba étranger. Hakaza noneho ya mitwe yitwaje intwaro y'abakongomani ariko bagafata FDLR bakazijyana muri ya mitwe kugira ngo yitwe ko ari imitwe y'abakongomani ariko igizwe na nka FDLR. Reka nangire wenda mbabwire hari nk'uwitwa Kambuzi. Kambuzi ni umujenerali uri muri FDLR, wari muri FDLR Foka, yabaga muri batayo yitwaga Zodiac. Manza icyo gihe yari muri aza kujya muri Montana, ava muri Montana igihe cya Sadiki, Colonel Sadiki wapfuye nyakwigendera rashwe na Cheka, bamwohereza kujya kuba kwa Janvier Karayiri, ajya kubana na Janvier Karayiri iriya muri za Rwashi na za Nyabyondo. Iyo ngiyo niyo bari badeprowinze, aza kuzamuka ariko aravuye muri FDLR Caporale aza kuba generali. Hakaza undi nawe ubana na generali Janvier Karayiri bamwita Kawiti. Uri kumva bumwe Kambuzi, Kawiti, Karayiri ni kaka ni bya bindi bya Gisegeti ba Cirombo ba Ciseketi ba Ciwewe ba Ciki ba Cirimwami baci, ubona ko ari guverinoma yabo igezwe buno ya baci. Muri mayimayi rero yo kwa Janvier nibo ni ba kaka Kambuzi, Kawiti, Karayiri, Kanyishu, Kabwa n'ubundi buzina usanga bwiganjemo bwinshi. Haza kuza umutwe bavuze ati reka noneho dufate umutwe w'abahutu, dufate abahutu bo twagiye tubana kuko afite na formation aribo bafashe bari abamugabo kuko iriya Pareko yaturutse iriya kwa La Fontaine ivuye mu Bandandi, nyakwigendera La Fontaine wapfuye waguye mu mirwano hari za Karembe, intare za Sarambwe zaramukukanye. Uwo mutwe ukimara kugera muri Masisi baragenda bafata abitwaga ba Colonel Sadamu, bari abapendo abitwaga ba Banga, bafata abo ba mugabo n'abandi bari barabaye forume bakoranye n'intera hamwe baraza babaterekaho. Baravuga ati uno mutwe ibyo byakorwaga na bari abasadiki nabitwaga ba Edimo n'abandi bitwaga nabonaga ba coordinateur bitwaga ni bari ba n'abandi bari bariho bo muri FDLR baraza bayiterekaho ngaho nayo ibaho. Nyuma yaje kujya muri leta ndavuga nabo ba Mutayomba n'abandi ni benshi, baraza bayiterekaho bamagere kumuyiterekaho nyumiza kuza muri leta. Bamwe binagondwa bagumamo muri leta, abandi banaguma bicaye hari ari bore aba Kigingi, ba Delita, ba Matata n'abandi basigaye muri kino gice cya za Muheto hari harimo bitwaga ba Mucoma n'abandi bagiye basigara. Noneho baza kongera kuzatangiza Nyatura aribo bari kumwe n'abari abitwa ba Gasongo ba Noheri abitwaga Banzayi ba Colonel Nzayi bose abenshi barapfuye. Bari abantuza ba Jean Marie babigira abagabo bari baragiye muri leta bitwaga ba Jean Pierre, abo bose basigara ariko bafitanye collaboration n'intera hamwe. Nyuma intera hamwe nazo zaje gucikamo ibice bibiri, haza CNRD haza na Foka, bararasana ibice bimwe byabo ngabo. Abo bana babo bari baragize b'abakongomani bamwe bajya kuri CNRD abandi bajya kuri Foka.
nabyo biza gutuma bamwe bapfa bitwaga hari abitwaga ba tapi ruje uriya bene nyina bakagiri baragenda barapfa, n'abandi bakoranaga nabo aribo bariya bitwaga ba masiroga bakajya bagenda basubiranamo baragenda barica nabo ubwabo. Baje kugira igitekerezo baravuga ati imbaraga za FDLR foka ziri hano muri Bwito, kandi muri Bwito twamaze igihe kirekire kuko hari aba FDLR bari bahari, bari bamaze igihe hariya za Kiyeye, abari bamaze igihe hariya za Gihondo, hariya muri za Nyanzare, hariya kwa Badomi, aribo bakorana n'abitwaga bapfa ku rurimi, bakoranaga na Banziza, bakorana na Badomi. Noneho baraza bahita bavuga ati reka dukore umutwe. Uwo mutwe tugiye gukora uzaba ugizwe n'abahutu b'intagondwa, ariko tuzafata bamwe mu bandi bahutu twemeza ko bize bazi babahagararira ariko bariyise abakongomani. Niho bafashe uriya Jire Murumba ni umunyarwanda, bamugira porte parole. Baraza bafata Dominique Ndaruhutse wari ufite ngengabitekerezo n'ubundi yacengejwemo, baraza muterekaho bamubwira ko agomba kumanza yakwikiza bamwe n'ubundi batavugaga rumwe. Abo harimo bamucoma, harimo abitwaga ba General Tade, ndetse n'undi bakoranaga bari baratangiranye witwa Bigabo, ariko bakabona ko we ingengabitekerezo yo kwica ubwoko cyane cyane abahoye ubusa wenda nawe n'umwicanyi nibyo, ariko akabona ibyo Dominique Ndaruhutse n'interahamwe bari gukora ko adashobora kubyihanganira, biba ngombwa banapfa n'ibindi bijyanye n'amafaranga nawe arigumura. Gusa ikigaragara nuko babeshya ariko barapfuye ibijyanye n'amafaranga. Noneho baragenda none bafata izindi nterahamwe arizo nka Inyasi, ba Noheli November Hotel, bafata n'abandi baragenda batereka kwa Jean Marie kugira ngo nabo bajye gukontorora Jean Marie. Nabo bayishakira izina ry'uwo mutwe ngo niba ari ANCDH, bawushakira umutwe. Baragenda bajya gufata undi mutwe bawushyira muri Masisi Side, nawo urimo izo nterahamwe bawita ngo ni FDDH. Baraza bafata none wa mutwe wundi uri muri Bwito bawita CMC FD, niba ari FD nirari FDD nirari FDR sinzi uko uburyo barwita. Baraza bafata n'undi mutwe wa Defender nawe umunyarwanda, bamuhereza nawe umutwe bamwita umukongomani kuko yari yarakuriye muri Kongo ariko yaravukiye mu Rwanda, avuka ngo niyo ariyo bita mu Rwerere. Bafata undi mutwe bawuhereza umukongomani witwa Kagiri, bamuhereza umwana w'umunyarwanda ngo amwungirize witwa Janti. Muri kumva ko bagiye barabikora, bamaze kubikora baragenda bahuriza hamwe bakajya fata umunyarwanda ariko bakamwita umukongomani, bagafata Premier Brigade umunyarwanda gutyo umwungirije, ariko bose bakabita abakongomani kugira ngo mu gihe FDL zaba isa naho isenyutse bikagaragara ko FDL itakiriho, babandi basigaye barabagiye babashyira muri ya mitwe y'intagondwa z'abahutu bazitwa ko ari abakongomani kandi ari abanyarwanda. Nyuma y'igihe gito FDL isa naho isibanganye ikongera kugaragara. M23 rero avuga ati izi mvuna nkweto zo muri CMC ziri gutesa abaturage hanga muri groupe Magihondo, ziri gutesa abaturage hanga muri groupe ya Bukombo, ziri gutesa abaturage hanga muri groupe ya Mutanda ndetse na Tongo. Reka dushake operation tugomba gukora, duhiga abantu batatu basa naho bafashe uno mutwe. Kuko hari umugenerali umukoloneli wasimbuye Ruhinda bamwita Guillaume, yamanje Ruhinda kimara gupfa bafata crap ya FDL bayihereza witwa Sirikove aza gusimburwa, nabwo amaze y'iminsi aza gusimburwa na Guillaume abari wiyobora, aza no gusigara mu birunga, ariko abona ko imbaraga zari nke kuko baramaze gutatana, abenshi bishwe, abari bari kumwe na Ruhinda bamwe barataha bajya mu Rwanda mujya mubabona, abandi bajya muri za Mayimayi, abandi bajya muri FARDC, ndetse abandi bakomeza bari kwerekera Gadasomwa, abandi bakomeza bari kwerekera Uvira, anari buri kumva bari gukomeza bari kwerekera za Makobora, bari muri Karapu. Asigarana agafosi gake kari mu birunga, afatanya na Dominique Ndaruhutse na Defender na Mbitezi kugira ngo bakomeze guhungabanya umutekano w'abaturage hariya muri za Tongo muri ako gace. Ntabwo rero aza kubona ko imbaraga zimushiranye, aratoroka n'abasirikari be ajya kwiyunga kwa Jean Marie. Ubu ngubu wa deployinze kwa Jean Marie. Noneho mama 23 imaze kubona yuko nta munyu bari abazane ndo bakubabona, nta sabuni babona,
ibyo barya ni ukujya kubyiba abaturage kugira ngo abaturage barenganurwe, ni uko bagomba gukora operasiyo iyo bamaze kwita operasiyo fata domi, operasiyo fata mbitezi, operasiyo fata defanderi. Nizo operasiyo zirimo nizo operasiyo muri aka kanya zirimo intare za Sarambwe ziri gukora hariya muri Rucuro. Imirwano rero n'ubundi ikaba ikomeje, aho intare za Sarambwe rwose zikomeje kubyitwaramo neza, ndetse zikaba zikomeje no kunetraliza bamwe muri izo za Wazalendu n'ubundi, ndetse muri abo basemuse n'ubundi muri operasiyo ziri gukorwa hariya. Nuko ngo ni operasiyo zatangijwe n'intare za Sarambwe guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026. Ni operasiyo aho intare za Sarambwe zitangije kugira ngo zinetralize imbaraga za Dominique Ndaruhutse zari zasigaye muri kariya gace, ndetse n'iza Mbitezi ndetse n'iza Defanderi, kuko wenda bamwe muri abo barwanyi bari bafite nk'abitwa ba Gadi n'abandi bagiye batandukanye bagiye babatoroka bakigira muri kiriya gice cya Masisi, abandi bakigira aho bita za Mahanga. Ni ukuvuga ngo bagiye kwideporowingira bigira za Mahanga, abandi bigira Masisi, abandi bigira kwa Domi, abandi bamanuka bari kujya Warikare. None wasigaramo fosi nkeya, anariho usanga hariya muri za Tongo hari agafosi gake cyane rwose ka Domi, agafosi gake cyane ka Defanderi, nako katagira imbaraga babayeho ari ukugira ngo bibe, ariko bagafata opi bagashyira abantu ati nimuzabona intare za Sarambwe zije mujye mutubwira dukine biroko kuko twe ntabwo tuzahangana nabo. Hano rero nk'uko bivuga ngo imirwano ikaze ikomeje kuranga ibice bitandukanye bya teritwari ya Rucuro, aho umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 uri guhangana n'ihuriro rigizwe n'inyeshyamba za Wazalendu CMC FDP zifatanyije bya hafi n'umutwe wa FDLR. Ubu FDLR buri hariya ni bwa wundi nabwo bwaparanganye, ugizwe n'inyeshyamba zakoze jenoside mu Rwanda kandi zahekuye u Rwanda. Izo nizo za FDLR. Iyi mirwano ikomeye yabereye muri kariya gace ko muri groupe ya Bukomo muri sheferi ya Bwito. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 2026 hagana saa 8 z'amanywa ku mudugudu Karambi no mu bundi buce ndetse no mu mudugudu Centre habereye imirwano itari yoroshye, aho Alliance Fleuve Congo yaje guhiga Wazalendu. Byatumye abaturage bahunga berekera muri Bukombo Centre. Ino mirwano n'ubundi ikaba ikomeje kubera ku birindiro bikomeye bya Semusenyatura, avuga ko hariho General Dominique Ndaruhutse ahantu bita Buhambiro, n'ahandi hadepuro witwa Mbitezi bita Ikanyatsi. Ni ahantu hazwi cyane mu mateka kuko ni ahantu hakunze kuba FDLR nyinshi. Nuvuga ngo kugeza amagingo yangaya ahangaho isasu riri gutogota, ndetse no muri aka kanya isasu riri gutogota. Bivugitse ngo General Dominique Ndaruhutse, General Ndomi na Mbitezi n'uwo Defanderi ubu ngubu bari ku kintu cyo bita bari ku ifuru, bari kotswaho umuriro. Amakuru twe tumaze kubona bari bamaze kutubwira ko General Dominique Ndaruhutse yarashwe, ariko tuza kongera gukura amakuru batubwira yuko atarashwe, ahubwo ari bamwe muri bakamanda be ba hafi bamwegereye barashwe, baba bashobora gukora muri ya maji mwani bari G1 G2 G4 G5 GGGG. Muri abo ngabo harimo abarashwe kandi bari kumwe nawe, ndetse no mu maeskoti ye hari abapfuye. Kwa Defanderi naho babashije gukomereka, n'abandi nabo barangirika. Abandi nabo barangirika mu buryo buhagije, mu buryo bufatika. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje guteza akaduruvayo muri bo. Bamwe bagatangira muri abo kwa Domi bagatangira kuvuga ko abari kugambanirwa na bagenzi babo n'ubundi bakorana, ngo baturutse kwa Defanderi ngo bashaka kugira ngo batoroke ngo bajye ngo muri mamba 23 ngo kuko babuze inzira. Urukumva yuko ibyabo byo gusubiranamo baratangira gucekana, bakavuga ko aribo babateje icyorezo. Ndavuga ko ari icyorezo cyangwa icyago cyo kugira ngo mama 23 ijye kubahera, ariko abo bakeka sibo, kuko mama 23 bura ni ibintu yari maze iminsi yaramaze gutegura.
hano ngo mu gihe imirwano igikomeje, ibice bya Nyanzare na Gatsiru bikomeje kwakira umubare munini w'abaturage bari guhunga ino mirwano. Bivugitse ngo abaturage ntabwo babasha kwihanganira kuguma ahantu hari imirwano. Ibyo bice bari guhungira muri byari za Nyanzare na za Gatsiru ni ibice bifitwemo na mama 23, kandi hagati ya Nyanzare na Gatsiru nimo izo za Wazalendo zacaga kugira ngo zibashe kwinjira, zirebe ko zacengera zinjire muri Warikari. Bivugitse ko inzira iri mu hagati intare za Sarambwe zishobora kuba zamaze kuyibafungira. Bivugitse ngo rero Dominique Ndaruhutse ndetse nabo barwanyi be bandi bari kumwe nawe bashobora kuza gufatwa miri, mu gihe mama 23 yavuze ati ino operation tugomba kwirangiza ari uko tugeze kuri objectif, icyo tugambiriye tumaze kukigeraho. Kuma niba bagambiriye kugira ngo bafate Domi, bafate Mbitezi, bafate na Nuza na Defenderi, bagomba kubafata ari bazima cyangwa ari udupfu. Bajya ngo dupfu cyangwa uturambo. Babafata ari bazima cyangwa ari uturambo. Uri kumva ko mu gihe mama 23 imaze gufata decision yayo ntabwo ijya ihagarara. Turaza dukomeza dukurikirane twumve uko n'ubundi byitwaye, twumve uburyo intare za Sarambwe zikomeje kucyapurika, twumve wenda turaza kumenya n'amazina y'abo bakamandazi babashije kuraswa. Ibyo nabyo nituba tumaze kubimenya rwose byaza kuduhereza umwangaza. Reka twisimbukire twigera hariya muri za Makobora ndetse no mu misozi ikikije hariya hejuru ya Uvira. Imirwano kugeza amagingo yangaya nayo irimo rwose mu buryo busesuye, aho mama 23 ikomeje gukora operation iri kumwe na Twirwaneho zo guhiga Wazalendo bari bashaka kugira ngo baze gufunga amayira ahuza Minembwe ndetse n'umujyi wa Uvira, aho babashiraga kuza guhahira. Noneho hakurya muri Makobora ho ngo ikintu kigaragara nuko abasirikari b'u Burundi ndetse FDNB, FARDC nizo za Wazalendo ngo nabo bakubiswe, ibiziga byabo bikaba bikiriye ku mabarabara. Uri kumva ko intare za Sarambwe rero mu kazi kose ziri kugakora neza. Bakunzi b'Intare Official rero amakuru yacu nahoraho, amakuru yacu nakagaruka. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga, mukomeze musabirane kandi mwifurizanye umwaka mwiza. Uwiteka akomeze yibanire na buri wese, imigisha ikomeze itubeho. Mukore subscribe abatari bakora subscribe ku Ntare Official, ndetse musharinge n'ibiganiro byacu. Amakuru yacu rero ajye abagereraho ku gihe nkuko mubyifuza, kandi mutube hafi. Umugisha w'Imana rero ukomeze wibanire na buri wese ukurikirana ino channel, ukurikirana ino link ku Ntare Official ndetse no kuri Macho TV show. Mugire rero ubuzima bwiza, mugire amafaranga. Tuzinjire mu mwaka 2027 hari umuntu wabaye ku Ntare Official, wari muri groupe Ntare Official, uzaba akiri umukene. Ubukene twabutaye, nemeze ko ubukene twabutaye muri 2025. Ubu ngubu rero ndamya nashidikanya yuko nta mukene ukiri muri groupe y'Intare Official. Rero mukomeze mugubwe neza, Imana ibarinde n'indwara. Ciao.